byumweru 2 uzaba umaze kubona umusaruro no umukirisitu rwose muraho neza ndabona avuye Yesu nashimwe Yesu ahimbaze umeze ute mwana wa komera nawe mwana wanjye muraho namwe Yesu nashimwe umukobwa mwiza umeze mute se babyeyi turashima Imana sheri nawe se umeze neza ariko gusigaye uzi gusenga ngo urabwiriza abantu bakumva Yesu hari ibyo aba yarabihinduye ugahinduka wowe yahindura we ntiwahinduka mubase se bidenyeri mwana wa ko numva inyota inyishe tanira amazi nanjye wumve zakanyarira we ariko umva mbega ububyutse mbega Imana Imana ni ukuri twakurikiye Imana ikora imirimo nizo dukoze isoni ndabona papa bidenyeri yarasenga uzi ko bya bintu abantu bavuga ari byo we asigaye asenga yabagaye arasenga rwose ko mwana wanjye umugabo wanjye asigaye asenga pe Imana ikora ibitangaza ubu ngubu rero ubu nanasaraye hari igihe ugenda ukahasanga nk'abadayimoni nk'ijana ukabanza ukabakubita abo bita abashidodi yenda mwe nuko mutabazi ukabanza ukabirukana hanyuma mugakora amasengesho neza mutuje ubu ntukiye ntabwo nyiba ubu Yesu yantashyeho ubundi duherukana nkubwira ko Yesu yantashyeho ntabwo nakubeshyaga pe ubu Kristo ni nje nawe ndi umuhamya urabona abana banjye bagisa nabi usanze abana bacu basa nabi nukuri mada rwose reka nkubwire mu bintu maze iminsi isengera nawe mubyeyi yenda ngize Imana mbasanze hano mu bintu maze iminsi isengera rwose ndasenga ngo icyamugaruka wagarutse nimba ukiba rwose ntago nyiba abana ba ndakiba ntago nyiba abana banjye yibaze kuba n'abana baziguriye icyo si igisebo ko nyine birumvikana abantu bose nabaye rwamwango papa bidenyera ariba ariko si nyiba ubu Kristo yantashyeho rwose umusiga ndi umuvugabutumwa ukomeye usiga usenga none rero mugore mwiza dore Imana ibi bintu ntabwo ibi bikunda sibyo ibintu byo gutana burarega gutana abantu bagashwana burundu keretse subu baba bameze gute rwose ndakwinginze igaruka rwose ibyo nibyo narindimo mubwira wari urimo mubwira ngo ndimo mbimubwira ngo nagaruke mu rugo aze yirerera abana warahindutse usigaye uri umuvugabutumwa uri umugabo mwiza mu rugo nawe kandi naragusuye narebye ibyo ubamo ndakwigisha mbona urankundiye uragenda wagiye mu nzira y'Imana wagiye mu nzira y'agakiza warakijijwe rwose nta kindi kibazo kindi gikubonaho rwose naze mwubaka urugo rwiza amata byaye amavuta ubwo murabona ejo bundi nazumva abaturanyi ntabwo bizongera mujye musenga burya ingo zose uyu mugabo abaye asenga mugore mwiza bya bindi byose wari uzi kugukubita bya hato na hato ubwo rero reka ngende inkoni za dondi zidashira reka ngende jewe amata byaye amavuta urakoze Imana igumugisha kandi Imana ikugenda imbere yego rwose ngaho mubane neza mubane amahoro murera abana banyu icyo kiranga ababyeyi nyabagenda mubigisha umuco ngaho mwirirwe mugire rwose bya bindi wari uzi rwose n'ubu nyemereye rero kuko ubonye uriya muntu agiye rwose urabunyemereye wowe ntabwo nasubirana nawe kubera iki se kandi kereka mbonye ko wahindutse naho ubundi mama aranyanze oya reka mukuregere none se wakwihanganye rwose ndakwinginze yewe ungiye mu nzu ukajya ahantu hose usanga ibintu byose bihari rwose ndakwinginze naho ubundi njye ntabwo nasubirana nawe rwose
baby ahubwo ndavana ntwaye abana banjye sheri rwose mu buzima ikintu dupfukamira ni Imana yonyine ariko ndakwinginze oya rwose ndakwinginze hano haturutse oya mbabarira baby nukuri pe ndagukunda ni wowe Imana yamaye we gupfuka basi rwose ni wowe hano haturutse unagasanga upfukamye basi reka nanayirambuka guhinduka narahindutse nzahinduka rwose ubu ngubu sinkirya sinkinywa sigaye nunzwe n'amasengesho gusa kugira ngo ndebe ko wanyemerera narahindutse ahantu hose narahindutse ndakwinginze baby sibyo nta kibazo erega uracyari mwiza nka kera haguruka usigaye ufite agakuru keza atagira umuza agasanga urambabariye Mana akubiteka we ntabwo ujya ukoza isoni abantu gusenga ni byiza iyo bawe we Mana urakoze ngaho ujya mu nzu karibu wari ujuje tugende bana iyi dore ni akakana karapfuye dore ay aya nayapangiye wanaramugaye nzabarya paka nzajya mfunga ngo babivanga n'amakaroni se mu bikubwira ndagurika hano ndanywera ariko so runo rukuri yanga iriwe yemwe muri hese babyeyi ko ntababona kubera inzara yamumye amaso mbare bose narinze ngo mufungure ariko ubundi iyo niyo mitwe mwabonye niyo mitwe musigaye muto oya mubyeyi iyo niyo byarakomeye mitwe mwabonye oya muri zamburi uzayigurire ingofero zari ndabona igitabo cy'ubufasiti mubyeyi gikora igiti kigakora igiti ndabona hano mufite ibiti rwose mubyeyi urabifite nyine dore ubu nararembye uzana teme twarayemo kugira ngo tugire ibiryo dore ubu nararembye amavi yaravunaguritse hasi wagiye kwiba oya ntabwo niba rwose bagukonjaguye gutyo utarimo kwiba oya rwose mubyeyi oya mubyeyi waba ukoreye Imana rwose ukorera umugisha rwose dore nk'aka kabori se bunitanye rekura ikigori cyanjye kirahari tunagenda tugenda mubyeyi wa nta mbabazi umuswa w'imbabazi kari wikoreye muri ijana mubyeyi bira mu byanjye nkabike se bira mu byanjye kabika ariko akira ndabonamo rwose ubusaku umpaye ako ngaho oya mubyeyi ndakwiye ntabwo ndi igisambo agatoki babarira umfungurire rwose iwacu muri zamburi inzara yarateye uri igisambo ntabwo ndi igisambo pe ni ukuri mbabarira umvase ubushize waraje narakuha wibagiwe wayobya imiryango oya ntabwo ari ukora imiryango
papa bidenye aha niho ukura ibyo wibugurisha mabuta mbabari mama kazo mbabari kazungu wino bari kukwiba mumbabarire rwose mumbabarire rwose mumbabarire ntabwo nzongera rwose n'ibitoki byanjye wamaze ntabwo nzongera mumbabarire babyeyi iyo uzi gukaraba ayiwe rwose mana yanjye we ayiwe oya ibyo bintu ntuzi ko byarangiye wowe abana we oya mubyeyi mbabarira rwose ntiravunitse ngaza amakazu mumbabarire ntabwo nzongera reka ibyo kumukuza ntabwo nzongera hamagara ubuyobozi munjyana mu buyobozi mubyeyi ubundi biravuga ngo nihaniye ntabwo wagenda mumbabarire we umvunye umugongo we aya maboko aya mubyeyi ndakwinginze oya ndi muzima ariyo mubabarire mu watubariye imyumbati ndi muzima mubyeyi uri muzima nyine ubwo ujya gusabiriza oya fukama ubwo ujya gusabiriza usabiriza nibyo naguhaye ushize wajya ukabigurisha ntabwo nirukanka wiruka se ujya he ubundi uriruka ntabwo nirukanka rwose nta soni urabigurisha ugiye kubigurisha ntabwo nyigurisha ugira no kongera ugaruka wongere unyibe n'imyumbati oya mubyeyi gira inkoni zamba oya gira inkoni zamba we inkoni zamba mubyeyi aba we ariko Kristo we nta soni kwiba ihangane shuri none zo uri kungereka muwe ki wowe ndamujyana mu buyobozi ndamujyana ndamushyira ribu ikarami urabona ari byo oya ndamushyira ribu inzara ibitera oya ndamushyira ribu inzara iyo umuntu inzara imwishe ntajya gushaka n'akazi byibura ndamushyira ribu yewe nta nubwo ujya gushaka akazi ikihede gihemba ngahe ntabwo nzongera rwose ngiye banza gukora ubwira ikihede gihemba ngahe ndabizi ko kidahengigira kitagira giti se kwiriza ibyo wize we urimo uririza wumva ufite gahunda yo gutera mbaza muke nyina mbabarira mubyeyi gira inkoni zamba inkoni izamba iragizambira hehe irava ahangaha igere hehe izamba irazamba oya mfite abana 20 kandi nyina yarabataye abana 20 nibo batuma wiba cyangwa bagatuma ukora cyane ahubwo ukareka kwiga mbabarira rwose ngiye gushaka akazi rwose amakazi uramubabarira ngiye gushaka akazi rwose ndabinginze oya muco wo kudahana ndamushyira ubuyobozi haguruka nkujyane ndabinginze rwose haguruka nkujyane ngushyira ubuyobozi ndakujyana muri ribu ndakujyana mujye muco wo kudahana we mwambabariye koko papa bidenyene bagutware rero we wansabiye imbabazi ndamujyana wansabiye imbabazi imyumbati hano yayimaze kumanywa wansabiye imbabazi ko nazongera namusabiye imbabazi ngo nshingone izamba nukuri ndakwinginze nimumbabarire rwose nukuva he kugera he nuko wansabiye imbabazi ese yashaka guhogokera iyi nzara dore maze imyaka 40 nshonje nta kintu cyo kurya mfite reka mushyire ubuyobozi papa bidenyene bagutware haguruka nkujyane imyaka 40 waba ukiri ayiwe ari wa Kristo we nuko wambabariye halo we Ben meze bite ese man kumamagaye nari ndi mu rusengero man harano nari ndi gutubura nyine ibikecuru nabyegeranyije nabyegeranyije nyine ndi kubituburira none nawe uramamagaye kaka ryose kabonetse
ya dubure wayiboneye umukiriya ntiwumva se nibyo nkwemerera muri kumwe na Beckham okay saa none se bro ya firigo mwayiboneye umukiriya sha okay none se si igisenyi se ni na Cyangugu hari undi mwana uri gushaka akabati keza kameze neza kandi muri bya bindi muherutse kujya kwiba nabyo bimeze neza nyine karahari ubwo mushakisha ukuryo kamugeraho sibyo se hari undi ufite televiziyo mani ubundi nuko mamaga ndi mu materaniro nandi gusenga nyine mbatura nubize mani ko hose mba ndi gushakisha uranga nyenda mwiba aho ndi kugira ngo ikibanza cya Nyarutarama nta kintu ngo ndi kumusengera ngo arwaye abasazi ahubwo ninjye wasaze bro nyine wowe aya mafaranga niba yabaye urumva mwabashenzi mwe ntihaburemo na rimwe uraburije naguhitana we bwira Beni agenda bidiringe urumva hanyuma ubwo Icyangugu muzajya yejo kandi mujye mubigira ubu bazi ngo nyine ngo bari kwiringa nk'umuceri ngabavuta ntibazi ko natekeye umutwe yabaguriye n'imyenda ubu araje arya ry'umuceri uko ashatse gusa mbatekere umuceri ngo papa bidenyeri yazanye umutwe irata nzabatekera umutwe batekere n'ifiriti ndabona hari amavuta n'ibindi ngo ndabona warahindutse ngo wabaye akana keza umuvuga buto ariko uriya mukecuru nawe asi kunaka mw'abantu kandi disi nazi ko namutekeye umutwe nawe abakecuru banunyurwa amanuma ko ngo yarahindutse koko ngo ni umwana muzima ubu agiye kuza nyine ngazi ngo nabaye mwiza ubu ngiye kubona ukuntu nzajya ngenda mbona ukuntu nzajya nibohora ngende mbatekera umutwe nze nka 5:00 z'ijoro ati ku burayi areko sha uzi ibigore byiza tuba dusengana ariko harimo igifite amannyo we kiracyo nzakigwaho ako nacyo nimubaho ngaho nyine